Inkuru y'ubukwe bwa Haji Shaddad Musemakweli na Uwera Bonete buherutse kubera i Karongi bwagize Chateau Le Marara. Igitaramo ku mbuga nkoranyambaga ni igitaramo kibi. Iyi ni PBO Entertainment TV. Ngiye kubirambura, nitwa Paul Biri. Iyi Chateau Le Marara iherereye mu kagari ka Kibuye, umurenge wa Bwishyura, mu karere ka Karongi. Ni inyubako ifite umwihariko w'izi Burayi kandi niyo ya mbere muziteye gutyo ku butaka bw'u Rwanda. Ni inkuru yatangiye gukongezwa guhera ku itariki 14 ukwezi kwa karindwi. Iyo urebye kuri buri rubuga nkoranyambaga karufungura, birakugora kudasangaho inkuru zivuga kuri Chateau Le Marara kandi zikayivuga nabi. Ibi ni ibyabereye mu bukwe bwa Haji Shaddad Musemakweli, usanzwe ari umuyobozi mukuru wa Gorilla Motors Limited, akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa w'ikipe ya Gorilla FC. N'Uwera Bonete baherutse kurushinga. Ibi birori bya Uwera Bonete, ukunze kwita Bonete Queen ku mbuga nkoranyambaga, na Haji Shaddad Musemakweli bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye birimo Isimbi Model n'umugabo we Shaul Hatsil, Miss Rwanda 2020 Nishimwe Naomi n'abavandimwe be bahuriye mu cyo bise Mackenzie's, Nyirasenge Janine Nawak, Miss Muheto Divine n'abandi batandukanye barimo n'abanyamahanga bari baraturutse hanze y'u Rwanda. Kuko gusa nk'uko byatangajwe n'abitabiriye ibi birori, hari ibyishimo ariko byaje guhinduka umubabaro, n'ubwo amafoto yasakajwe mbere ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga umunezero. Abari bari muri ibi birori benshi bagaragaje ko bari bahiriwe, ariko bagashinjagira bashira. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X na Miss Rwanda 2022 Nishimwe Naomi, nyuma y'iminsi mike ubu bukwe bubaye, yabanje kunenga ahantu yagaragazaga ko yagiye, ariko akaza kuhasanga serivisi mbi, gusa ntiyatungwa agatoki aho ariho. Icyo gihe yaranditse ati, dutewe agahinda n'ukuntu hari ibigo bimwe na bimwe bitanga serivisi mbi, ariko aho kwemera amakosa no gusaba imbabazi bigahitamo guhindura inkuru kugira ngo birengere isura yabyo. Ni ubutumwa bamwe batahise bamenya ko yavugaga Chateau Le Marara iherereye mu Karongi, muri Karongi. We na bagenzi be bari baherutse gutaha mu bukwe, maze ibintu bikaza kurangira nabi. Ni ubutumwa bwaje gukurikirwa n'ubwa murumuna we wa Uwera Bonete, yari nawe washyingiwe. Uwo murumuna we yitwa Josine Queen, wanasobanuye ko bakiriwe nabi muri iyi nyubako, benshi barebera inyuma bakifuza kuyikandagiramo. Niwe wagaragaje ko bakiriwe nabi ndetse bakanasuzugurwa bikomeye mu buryo batatekerezaga. Maze ubukwe bari bitabiriye ngo bwanatanzwemo arenga miliyoni 40. Mu byo yagaragaje uyu Queen Josine, ntibyabayemo harimo kuba baragombaga kugabanyirizwa kuri buri cyumba bahakodesheje amadolari nibura 220 mu ijoro rimwe, ariko ntibyaba, ahubwo bakaza gusanga icyumba kimwe muri iyi hoteli gikodeshwa amadolari 200. Ikindi yavuze ni ukuntu mu birori byabanje bya White Party bahawe serivisi mbi, bakagaburirwa mu buryo budakwiriye, kandi benshi mu bari babyitabiriye bari bagize amasaha menshi batararya. Ikindi yagize ati, ubwo umuriro wahise ugenda, ikibazo twagize twasanze nta moteri yasimbura amashanyarazi yari ihari, nta kumenyesha uko byagenze, nta kwihanganisha cyangwa gusaba imbabazi, nta muyobozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa byaho wigeze atwegera. Yakomeje avuga ko ku munsi wakurikiyeho bagiye gufata ifunguro rya mu gitondo, bagatungurwa no kwishyuzwa amadolari 35 kuri buri muntu. Josine ati, hejuru y'ibyo nta ji, ahubwo imbuto zimwe by'umwihariko izanjye zari zirimo udusimba, ndetse amata yahawe Masenge n'umuvandimwe wanjye yarahumanye ku buryo yabateye kuruka. Ubwo twabazaga amazi twasabwe kwishyura amafaranga y'umurengera, niko yakomeje avuga. Avuga ko ayo mazi nayo ibyayo bitari bisobanutse, kuko abantu bamwe bishyuzwaga 3,000 abandi 4,000. Yavuze ko mu minsi 3 bamaze muri iyi hoteli nta suku ibyumba byakozwemo, ndetse hakaba
hari ipasi ebyiri gusa zose zagombaga gukoreshwa n'abantu barenga 200 bari bitabiriye ibi birori. Akavuga ko mu byumba hari harimo udukoko twarimo duhumanya abitabiriye ibi birori, ngo abantu bamwe basabwe kwishyura ngo batererwe ipasi, bamwe bakaka 3,000 abandi 2,000 cyangwa 1,000 y'amanyarwanda bitewe n'uwo babajije. Agaragaza ko guhera saa 9 z'umugoroba bishakiraga ababarindira umutekano kuko abo muri iyi hoteli babaga batashye. Avuga ko kandi ku munsi w'ubukwe umuriro wongeye kugenda ndetse ibiryo bagaburiwe bikaba byari bitandukanye n'ibyo bagombaga guhabwa. Ikindi abashyitsi akaba ari bo biyarurira. Avuga ko ku munsi wo gusaba bishakiye moteri kubera ko nta mashanyarazi yari ahari ndetse n'ababafasha muri serivisi. Ati ku munsi w'ubukwe twishakiye abantu badufasha baturutse mu mujyi wa Kigali, dushaka n'ukurikirana ibikorwa byose bijyanye n'ubukwe turabyishyurira. Yabyanditse mu rurimi rw'icyongereza. Uyu mukobwa avuga ko barambiwe ku munsi wakurikiyeho kuwa 5 Nyakanga bakajya muri hoteli yegeranye n'iyi akaba ariho basoreza ibirori byabo. Musemakweli na Uwera bandikiye iyi hoteli, nabo ntabwo bajya kure y'ibyo uyu mukobwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Iyi baruwa ifite umutwe ugira uti formal complaint and demand for compensation due to negligence during wedding celebration 4 to 6 July 2025. Bishatse kuvuga mu Kinyarwanda ko bari ba nyiri ubukwe bashakaga kugaragariza iyi hoteli ibitarabanyuze ndetse bakaka n'impozamarira. Musemakweli n'umugore we bashinja iyi hoteli kubura bya hato na hato k'umuriro ndetse hakaba nta nyunganizi yawo yari ihari, kudakurikirana ibibazo byabayeho muri icyo gihe, gutanga serivisi mbe, guhindagura ibiciro babahereyeho ibintu, ibibazo by'isuku nke, kwica amasezerano no gutanga serivisi zidahwanye n'urwego iyi hoteli bivugwa kwiriho. Ku bw'ibyo bahise basaba kwishyurwa amafaranga yose y'ijoro rimwe ku bashyitsi bose nk'impozamarira ku burangare bukabije n'imikorere itanoze bagaragaje. Basaba kandi kwishyurwa 40% y'amafaranga yishyuwe ku biribwa kubera ko serivisi zitageze ku rwego bari baremeranyijwe. Bavuga ko izina ryabo ryangiritse kubera abashyitsi bari batumiye mu bukwe bwabo. Kandi abo bashyitsi barabavuga rikijyana mu Rwanda no hanze bakaba barenga 40, bafite ababakurikira basaga 6 miliyoni ku mbuga nkoranyambaga. Bati aba bose babonye ibibazo byabaye kandi biteguye kubihamya ku karubanda cyangwa mu rukiko nibiba ngombwa. Niba ikibazo kidakemutse neza bashobora kwangiza izina rya hoteli mu buryo budasubirwaho. Bavuga ko ubukwe bwabo bwari bumaze umwaka urenga butegurwa, ariko aho kwishima uwo munsi bakaba barasigaye bafite ihungabana, agahinda n'isoni imbere y'imiryango n'inshuti. Bati nta kiguzi cyabikiza, ariko impozamarira ni igice gito cy'icyo bategereje. Basaba ko ubuyobozi bwa Chateau Marara Hotel bwatanga ibaruwa isaba imbabazi ivuga ku buryo bushimangiye kandi burambuye ibibazo byose byabayeho mu itegurwa n'isohora ry'iyo gahunda. Iyi baruwa bavuga ko igomba kubigaragaza ukwemera amakosa mu itegurwa, imicungire n'ishyirwa mu bikorwa rya serivisi. Bavuga ko imbabazi zitagomba kuba rusange cyangwa zuzuye ubwiru, ahubwo zigomba kuvuga ibyabaye mu buryo burambuye, cyane cyane ibibazo byo kubura amashanyarazi, ibibazo by'ibiribwa, umwanda no kutitaba kw'abakozi mu gihe cy'ingenzi. Ubuyobozi bwa hoteli bwasubije nubwo bimeze bityo, ba nyiri hoteli bo baravuga ko hari amafaranga Musemakweli n'umuryango we babarimo kandi bagiye batishyuye. Mu ibaruwa bandikiye uyu muryango bawusubiza kuyo wari wanditse usaba indishyi y'akababaro, banditse bagaragaza ko Chateau Marara yishyuza arenga 5 miliyoni z'amanyarwanda, yongera kuri 40 miliyoni abakoze ubukwe bari bishyuye. Muri iyi baruwa yanditswe ku itariki 14 Nyakanga 2025 bavuga ko ari isubiza iyo bandikiwe ku itariki 10 Nyakanga, bakavuga ko ari igaruka ku busabe bwo kwishyuza serivisi zatanzwe mu bukwe bwa Musemakweli na Uwera mu bukwe bwabo ku itariki 3
kugeza ku itariki enye Nyakanga 2025. Muri iyi baruwa ntabwo hoteli yemera ko amashanyarazi yabaye ikibazo. Muri iyi baruwa iragira iti, banditse bagira bati nubwo twemera ko habayeho ibura ry'amashanyarazi mu mbabarire by'agateganyo mu karere ku mugoroba wo kuwa 3 Nyakanga, itsinda ryacu ryahise ryitwaramo neza maze umuriro usubiraho mu gihe gito gishoboka. Serivisi zahise zisubukurwa kandi inyandiko zacu zigaragaza ko ibiribwa n'ibinyobwa byakomeje gutangwa ku bashyitsi banyu uko bukeye n'uko bwije. Rikomeza rivuga ko muvuga ko mwigeze kugirana ikiganiro kuri telefone na Dr Christian Marara, nyamara turifuza gusobanura ko nta masezerano yanditse cyangwa yemewe ku mugaragaro yabayeho yerekeye gusonera ibiciro by'ibiribwa cyangwa ibinyobwa. Mwavuze kandi ko mwavuganye na Madamu Solange Bayingana, ariko we yabihakanye yivuye inyuma, avuga ko nta guhura cyangwa itumanaho ryigeze riba hagati yanyu muri icyo gihe. Byongeye kandi ibyemezo nk'ibyo bisaba inzira n'ubuyobozi bwihariye, bityo ntibiri mu nshingano cyangwa uburenganzira bw'umukozi ku giti cye. Ikindi, iyo hoteli ishinja abateguye ubu bukwe nuko mu bashyitsi 200 bari baravuzwe ko bagomba kwitabira ubu bukwe hiyongereyeho abandi 122. Iti hari n'ubuhamya bw'abantu bagaragaza ko gutegura amafunguro byahinduwe kugira ngo bijyane n'uwo mubare. Nubwo guhindagurika k'umubare w'abashyitsi ari ibisanzwe mu birori binini y'amafunguro amaze gutegurwa no gutangwa, ibiciro byabyo biba bidashobora kugabanywa cyangwa guhakanwa, bigomba kwishyurwa uko biri. Iyi hoteli isoza ivuga ko ibyo abitabiriye ibi birori n'aba ba nyirabyo banditse bisa nko kwirengagiza cyangwa kugoreka ukuri kugira ngo batishyuye amafaranga y'abashyitsi yarenzeho. Bisaba kwishyura $1,170,790 y'amanyarwanda y'ibiribwa n'ibinyobwa byatanzwe ku itariki 3 Nyakanga na $1,898,160 y'amanyarwanda y'abashyitsi 88 barenzeho ku itariki enye Nyakanga, yose akaba angana na $5,668,950 y'amanyarwanda. Ibaruwa iti, turahamya ko ibyari byumvikanyweho bigomba kubahirizwa. Nimutishyuye aya mafaranga yose vuba bidatinze, tuzafata inzira y'amategeko kugira ngo tuzayasubizwe. RDB yahise yinjira muri iki kibazo. Yo yavuze iki? Nyuma yo kubona ubutumwa bwa Josine Queen, murumuna w'umugore wari washyingiwe, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwahise rwandika ubutumwa rumusubiza kuri X ruvuga ko rugiye gukurikirana iki kibazo. Ubutumwa bugira buti, mwiriwe neza Josine Queen, tubabajwe cyane n'ibyo mwahuye nabyo. Twabamenyeshaga ko RDB iri gukurikirana iki kibazo kugira ngo ikemurwe mu buryo bukwiye kandi hafatwe ingamba ziboneye. Turabashimira ko mwatubwiye ibibabaje mwahuye nabyo. Urugaga rw'abikorera PSF narwo rwinjiye muri iki kibazo. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF yitwa Habineza Edson, yavuze ko iki kibazo cyabereye muri Chateau Marara cyageze kuri uru rwego kandi bari kugikurikirana. Mu magambo yati, ikibazo cyatugezeho twatangiye kugikurikirana, twabavugishije ba nyiri hoteli, turashaka kujya kuhareba tukareba koko ibyo bintu abo bantu bavuze, uburyo bakiriwe igihe bahagereye, ibyo bari basabye byose ndetse na serivisi bahawe uko byagenze. Turareba inzira na serivisi banyuzemo ngo bibe byagera kuri ruriya rwego kandi twahanye umunsi wo kujyayo. Arakomeza agira ati, turi gushaka kuvugisha bariya bantu bakoreye ibirori hariya ngo baze tuganire twumve uruhande rwabo kugira ngo nitujyayo tubashe kubahuza. Twihutiye kugira ngo tubashe guhuza impande zombi kugira ngo ikibazo cyaba cyarabaye tubashe kugishakira umuti ndetse ntikizongere gusubira. Yakomeje avuga ko nibasanga ibivugwa n'abakiriwe ari byo, bashobora gusubizwa amafaranga yabo cyangwa se bakaba basubira muri iriya hoteli bagahabwa serivisi atahawe mu gihe ahabyemera. Ati, twe duhagarara hagati ngo duhuze impande zombi ngo hatagira ubigenderamo. Akomeza avuga ko nka PSF ishobora gufata umwanzuro wo gukebura iyi hoteli kuko ibyabaye biba byatumye isura y'ubukerarugendo mu Rwanda yangirika ndetse hagatangwa amahugurwa kugira ngo ibyabaye bitazongera. Agaragaza kandi ko nubwo ibi byabaye bitavuze ko ubukerarugendo muri rusange mu Rwanda buhagaze nabi, kuko ku isi yose u Rwanda ruri mu bihugu biri mu myanya ya mbere mu kwakira abantu neza.
abantu ku mbuga nkoranyambaga bagiye bagaruka kuri iyi saga. Ni benshi mu by'ukuri batanze ibitekerezo. Hari nk'uwavuze witwa Tantine, wavuze ngo ibaze kuba umugeni biriya byose bikabera mu bukwe bwawe, batumiyemo ababyeyi n'inshuti n'abana babo, mind you. Undi witwa Labubu yagize ati so bivuze ngo Chateau Le Marara wishyura amadolari 220 kuharara ijoro rimwe, mu gitondo bakaguha potage n'irindazi rimwe nka breakfast. Niko yibazaga. Undi witwa Urinde Wiyemera we yagize ati kuki se ari bariya bakobwa bonyine bavuga ko bahawe serivisi mbi? Abantu bose bajya muri iyi hoteli kuko batigeze bagira icyo babinenga. Ese koko igihe cyose iyi hoteli maze nibwo yatangiye gutanga serivisi mbi, cyangwa nuko hari abantu bashaka kuyisebya ku bushake? Akomeza agira ati kuki batekereje ko ari bariya bamisi banyu gusa bahabwa ibintu bitanoze mu gihe abandi bose babona serivisi zisobanutse? Igitangaje kurushaho ni uko abantu benshi mwahisemo bifata nk'ukuri mutigeze mwinjira muri hoteli ngo mwirebere cyangwa mwibaze uko byagenze koko. Uwitwa Mutesi Joli nawe yagize ati ariko bafite abakwikwi not abashefu, what nonsense is this? Niko yibazaga ati bafite abakwikwi nka bamwe muri za segonderi, ntabwo ari abatetsi b'abanyamwuga. Ati ko ubundi ibi ni ibiki? Yahise afata ifoto y'ibiryo bagaragaje maze nawe yishyira ku mbuga nkoranyambaga yandikaho n'aya magambo nayimaze kubasomera. Undi watanze igitekerezo yitwa Richard Kwizera wavuze ati muri iki gihe turashaka kugira icyo twumva giturutse ku ruhande rwa Chateau Le Marara. Bagomba kuza bakagerageza kuvuga uko ibintu biri. Yakomeje agira ati brand na reputation birimo kuhangirikira. N'abantu benshi bakomeje gutanga ibitekerezo kuri iyi nkuru bitandukanye. Bamwe bemeza yuko aba bavuze koko bashobora kuba barafashwe nabi bijyanye n'amafoto bagaragaje, ariko abandi nabo bakaba batabihamya bavuga ko hashobora kuba harimo ubushake no kutumvikana kwabayeho hagati y'umuntu ku giti cye na mugenzi we, bikaba ngombwa yuko hoteli yose ibigenderamo mu rwego rwo kuyisebya. Ese mu by'ukuri izi nkuru zatangajwe ku mbuga nkoranyambaga zisebye iyi hoteli nizo? Twibaze nanone ikindi kibazo kigira kiti ubundi bwo babaye barahawe serivisi mbi, ubundi ahambere ho kubigaragariza hanyaho ni ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bakagombye kubishyira mu mategeko? Buri wese abyibaza. Nahansoreje, ndabashimiye kuba mwaneza amatwi. Njye mwumvaga nitwa Paul Billy. Amakuru yo nakagaruka. Ciao.